tugiye tuza gusenga noneho amasengesho agenda arwana nabyo. Mvuze kuki? Mbega twebwe twohereza amasengesho agenda arwane twibereye agasange Imana iduhereza ibitangaza, idukorera ibintu biturutse mu Budage, idukorera biturutse muri Canada, twibereye aha ngaha. Haleluya. Twohereza amasengesho mu ngo zacu twibereye aha ngaha, tugera mu rugo dusanga hari ibintu byahindutse. Siziriba mu byizere. Nta muntu ujya ubona igitangaza atizeye. Niyo mpamvu abizera nibo babona ibitangaza. Haleluya. Imiryango irakinguka, iminyururu ya bose. Iriya nzu y'imbohe yari irimo abantu bafunze benshi, ntabwo abasenze ariko iminyururu yavuyeho, n'abatasenze barabonetse. Ngiye kubasabira umugisha ku buryo mubona Imana n'abadasenga bagatabara. Uw'Imana amashimwe y'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana igutabare kuko basenze n'abatasenze, ab'imirimo y'amasengesho yawe yagezeho nabo bose batabara. Haleluya. Noneho Imana ikora igitangaza ku buryo uwaguhemukiye n'uwaguciriyeho imyenda amenya neza ko ufite Imana. Ariko iki kintu mwariza tukagisengera cyane. Umuntu waguciriyeho imyenda, muzi uwo muntu ni umuntu wagambiriye kugusuzuguza. Umutekereza gufata umuntu akaguciraho imyenda akakwambika ubusamuha, afite icyo gitekerezo. Ndashaka ngo uwo muntu washatse gusara, nari muzi ko buriya n'abantu abantu bakoroze, nuko mwika mutabimenye, buriya barabaroze nuko Imana yabarinze. Hari n'abantu babatutse mu matamaka, ndashimira Imana ko ibyo babatutse bitarisohoye. Thank you.
byose kandi ko nta yindi Mana ihwanye nawe, wambaye icyubahiro no gukomera, izina ryawe rihimbazwe. Baraturinze ukwezi kwa kabiri, none dutangiye ku kwa gatatu. Turakwinginga kugira ngo uzabane natwe kandi uzatugire neza, uzahire imirimo y'amaboko yacu, uzabane natwe mu iteraniro, uzadushoboze kuboneka imbere yawe kandi uzadushoboze kugira ngo dukomye twese kugeza igihe uzaza gutwara itorero. Tweretse umukozi wawe n'ubundi agiye kutuganiriza ijambo ryawe, umugisha ukabera w'Imana umutindeho cyane, imbaraga z'Imana zimanukije muri iri teraniro gukora imirimo itangaza mu ijambo. Kandi turamenyeka twebwe twazindutse kugira ngo duhe kugira ngo ijambo ryawe duhe icyo ukabera kugira amatorero. Turagushimiye tugukomera amashyi. duhereye ku murongo wa 22. Abari bahateraniye babahagurukira icyarimwe, abacamanza babatanyaguriza imyenda, bategeka ko babakubita inkoni, maze bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane.
nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ariko mu gicuku Pawulo na Sila barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zirabumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega. Inzugi zingahe? Inzugi zingahe? Ziherako zirakimbuka, iminyururu ya bose iradohoka. Tuvuge amen. Amen. Haleluya. Amen. Buriya hari ikintu namenye gikomeye cyane. Gusenga no kuririmba, hari abantu benshi bagiye babikora. Wasanga na hariya Pawulo na Silasi bari hari n'abandi bari basenze, ariko igikiza uwasenze ninde? Uwasenze ninde? Uwaririmbye ninde? Iyo ubikoze wejejwe, ibitangaza birakoreka. Haleluya. Kandi ikindi namenye yuko nta kintu na kimwe gikwiye kukubuza gukora umurimo w'Imana. Nta kintu na kimwe. Niba ari n'ibibazo uzabizane mu nzu y'Imana, uzataha byakuvuyeho. Uru rugamba waba ufite urwo ari rwo rwose, ntuzafate icyemezo cyo kuvuga ngo ngewe ntabwo nzajya gusenga, ntabwo nzaza mu murimo w'Imana. Icyo cyemezo ni icyemezo kitari cyo, ahubwo icyemezo cyo kubizana mu rusengero nicyo cyemezo kiri cyo. Nushaka uzazana indwara mu rusengero, uzataha wakize. Nuzana n'ibyaha, uzataha byakuvuyeho. Nuza unanashonje, ijuru rizamenya rizazana ikiguhembura. Nuza wanihebye, uzaze mu ijuru bazaguha ibikunezeza. Haleluya. Amen. Pawulo rero na Silasi bari bamaze gusengera umuntu wari urwaye abadayimoni, bamaze kumuvamo. Hanyuma Pawulo na Silasi bakorerwa ibintu bitandatu. Mubirebe neza muri Bibiliya. Ongera urebe umurongo wa 22. Ibintu bitandatu. Icyambere, babahagurukira icyarimwe. Reba nk'abantu bose baguhagurukiye kandi bose bakubwira nabi, bagutuka, bakurwanya, bagusuzugura. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, babatanyaguriza abantu b'abagabo imyenda yabo, barayitanyagura. Ubwo ni ukuvuga barabasuzuguza. Icya gatatu, babakubita inkoni, kandi izi nkoni babakubise, nimuze kureba neza murasanga basobanura ko babakubise inkoni zingahe? Nyinshi. Hanyuma icya kane, babashyira hehe? Babashyira mu nzu y'imbohe. Hanyuma icya gatanu, babajugunya mu nzu y'imbohe hagati, kandi noneho bakomeza amaguru yabo mu mbago. Murabyumva? Murumva imbago? Murabyumva? Murumva ni gufata amaguru bakaboha, bagahambira, kandi kugira ngo ubabare mbere hariya bari Abayuda babanza kugushyiramo uduti, bakakuboha bahambiriye, bashyizemo n'uduti kugira ngo bahuze umubiri wawe n'amagufa bayakande ubabare cyane. Niyo mpamvu rero babashyize mu mbago ngo bababaze n'amaboko, kandi barayaboha. Ubwo mwumva ibyo byose babakoreye, ariko Pawulo na Silasi bafata icyemezo cyo gusenga no kuririmba. None kugira ngo babaze ko twebwe nta na kimwe muri ibyo cyatubayeho, nk'ubu tubuzwa n'iki gusenga? Ubise niba ushobora gukora imbaraga zisenga, nta n'uwo gukubise, nta n'uwo guciriye imyenda, nta n'uwo gushyize mu nzu y'imbohe, nta
ntabwo uhagurukiye, ahubwo wowe ukabuzwa gusenga gusa n'ibi bigeragezo biriho bisanzwe n'abandi bantu bose banafite, wowe ukivumbura gusa. Ariko Pawulo na Silasi nubwo ibi byose byababayeho baravuze bati gusenga turabikomeje no kuririmba tugiye kubikora. Haleluya, amen. Rero mbibigishe kugira ngo mubifate neza. Iyi miti muzajya mwikoresha irakora kandi igakora ikoranye. Ukuntu mvuga namwe mujye mubivuga, basenga baririmba, baririmba basenga. Subiramo. Basenga baririmba, baririmba basenga. Noneho turaza kwihuta rero. Basenga baririmba, baririmba basenga, basenga baririmba, baririmba basenga. Basenga baririmba, baririmba basenga, basenga baririmba, baririmba basenga, basenga basenga baririmba, baririmba basenga, basenga baririmba, baririmba basenga. Basenga baririmba, baririmba basenga, basenga baririmba, basenga baririmba basenga, basenga baririmba. Haleluya, twagiye basenga baririmba, basenga baririmba, baririmba basenga, basenga baririmba. Nawe tugiye ati basenga baririmba, basenga baririmba, baririmba basenga, basenga baririmba, baririmba basenga. Subiramo. Basenga baririmba, baririmba basenga, basenga baririmba, baririmba basenga. Mwabishoboye Imana nashimishije. Kuvuga ngo baravugaga ngo Mana Data turagushimiye turi hano muri iyi nzu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Bakabashyiramo n'indirimbo bagahita bongera bagasenga. Mana Data turagushimiye, ijuru n'isi niwe wabiremye, nuhimbazwe. Uyu mwanya ugiye kwigaragaza kuri Imana. Baba Yesu bishimira izina rye ryitwa Uwiteka, turagushimira, urera, urakiranuka, imbaraga zawe ni nyinshi. Bagahita bavuga ngo ariko iyo Mana, ariko iyo Mana. Mana turagushimiye kuko Uwiteka. Baririmba basenga, basenga baririmba, baririmba basenga. Subiramo. Haleluya. Hanyuma bakiri muri ibyo, igishyitsi gihita ifatiro z'inzu ziranyeganyega. Haleluya. Iminyururu ya bose iragaruka, yansango y'isi iracika, imiryango irakinguka. Muri iki giterane turagisoza uyu munsi, Imana igukingurana. Ingoyi waruzenye ziboshye zaguhambiriye umutima, zishaka kukwicira urugo, zishaka kukwicira abana ngo basane, Imana ikubohorera abana. Imana ikubohorera abana. Ibirori byawe dayimoni ntabyice, Imana ibihagarareho. Haleluya. Ndashaka kubabwira gusenga, ariko nyuma yo gusenga ukabona impinduka. Rero mukaririmba, muri kumva kora, ndabasabira imbaraga zo kuririmba, mukarangiza kuririmba umunyabyaha aza gupfukama. Umuntu wari wihebye mukarangiza kuririmba, uwari ufite icyemezo cyo kwiyahura agahita abireka, akavuga ati iriya ndirimbo itumye nyizwa. Imana ibahe imbaraga zejejwe, nizo zikora bene ibyo bintu. Haleluya. Nuko imiryango ntabwo abanyamasengesho bagiye kurwana nayo, ahubwo amasengesho niyo agiye kurwana nayo. Tugiye tuza gusenga, noneho amasengesho agenda arwana nabyo. Mvuze guki? Bega twebwe twohereza amasengesho agenda arwane, twibereye hano Gasabwe, Imana iduhereza ibitangaza, idukorera ibintu biturutse mu Budage, idukorera ibiturutse muri Canada, twibereye aha ngaha.
haleluya. Twohereza amasengesho mu ngo zacu twibereye aha, tugera mu rugo dusanga hari ibintu byahindutse. Siziriba mu byize, nta muntu ujya ubona igitangaza atizeye. Niyo mpamvu abizera nibo babona ibitangaza. Haleluya. Imiryango irakinguka, iminyururu ya bose. Iriya nzu y'imbohe yari irimo abantu bafunze benshi, ntabwo abasenze aribo iminyururu yavuyeho, n'abatasenze barabohotse. Ngiye kubasabira umugisha ku buryo mubona Imana n'abadasenga bagatabara. Uw'Imana amashyi y'Imana. Haleluya. Haleluya. Imana igutabare kuko basenze n'abatasenze, ab'imirimo y'amasengesho yawe yagezeho nabo bose batabara. Haleluya. Noneho Imana ikora igitangaza ku buryo uwaguhemukiye n'uwaguciriye w'imyenda amenya neza ko ufite Imana. Ariko iki kintu mwarisa tukagisengera cyane. Umuntu waguciriye w'imyenda, muzi uwo muntu ni umuntu wagambiriye kugusuzuguza. Umutekereza gufata umuntu akagucira n'imyenda akakwambika ubusamuha, afite icyo gitekerezo. Ndashaka ngo uwo muntu washatse gusara, naruzi ko buriya n'abantu abashaka abantu bakoze, nuko mwike mutabimenye, buriya barabaroze nuko Imana yabarinze. Hari n'abantu babatutse mu matamata, ndashimira Imana ko ibyo babatutse bitarisohoye. Iyo abantu bakutuka ntabwo bakubabarira, baravuga ngo barakakutuka n'umubare. Ndashimira Imana ko mu bitabo ariko barabikubitishije nuko yarakubise ifata ubusa. Barabikubitishije, baravuze ngo uragasara, baragusajije, none dore bibereye mu murimo w'Imana. Ntabwo byafashe, vuga gusa ntabwo byafashe, nta nubwo bizanafata. Kandi igihe ushatse umuntu yababwira mukajya mugira ngo ntabwo bizafata. Vuga ngo ntabwo nzasara, sinziyahura, ntabwo nzashaka umugore wa kabiri. Ubu ngubu ku rwego mugezeho, ubu uziyahura. Kandebe mu masanyurana n'umuntu ushobora gufata ikibazo tugiye kwiyahura. Ubu muziyahura koko, ubu muzamura umuti w'imbere, z'umuhukura ye. Tekereza yo kugura umuti w'imbere ugiye kwiyahura. Imana izabarinde ntimuzafata icyemezo kimwe, ahubwo icyemezo basenga baririmba, basenga baririmba, baririmba basenga, baririmba basenga. Ntimuzahagarika amasengesho Imana izabagarika. Nabyumvise. Tekereza umuntu w'umuririmbyi ukavuga uti umuntu ugiye kwiyahura. Si uko wakwiyahura ukabona no. Hari ibintu tugomba guhakana dukomeje. Cyangwa uvuga ngo uzi umusanzu ngo mvuye muri korali. Uzaririmbe nzayakwishyura. None ugiye bitenza muri korali, njyewe nzayakwishyura. Ese njye icyo bazakora. Imana nyine yabikora. Ariko uzi kuva muri korali wabuze umusanzu, uzababwira iki Pasiteri Claude yavuze ko azatwishyura. Ese njye icyo bazakutwara. Njyewe wavuze se babitwara. Uwamuhagarika yavuze, none se wakumva ko ntazayakora. Ubwo se yabarangaye ko mwebwe muca n'imisanzu mike, muwazana ko cy'igihumbi ku kwezi cyangwa ibihumbi bitanu. Hari nabwo nasanze baca 200, 500 azatuma muri korali. Jamina gisusu, bimena gisusu, gisusu umuntu Imana n'umubyeyi uyu wanaratanga umusanzu ko ntariri. Ibyo bintu byanditse he? Bona garatanga umusanzu ngo baritse kuririmba, bona uniform afite.
ngo rero ngo kandi ngo ntabwo ngo twasuye umuntu ngo tukamugabanya muri konti yayatanga uwo ntabwo aririmba murahanisha abantu kutaririmba ibyo bintu bibaho ntimukajya mufata ibyemezo bibuza abantu kuririmba mujye mureka baririmbe mujye baririmbye ku biki ahubwo mujye mureka baririmbe nyuma yo kuririmba noneho mwumvikane icyo gukora ariko yaririmbye nataririmba se yazakora iki iyo umuntu ataririmbye ararakara bafite abadayimoni ubwo si uwo muntu yatanguwe umusaruro ni nko kukubwira kuva rero kuko utaratanga ubwo umusanzu twaciye utarawutanga ngo ntusenge tekereza ngo none ngo buriya kuko ari gasanzwe kuko ari ibiterane ngo buriya bari bwitange ntabwo ibiterane byose bitange hari ibiterane bivuga Imana gusa n'amafaranga ntituba gusana ahubwo Imana ikayagutegeka ubwayo hari ibiterane bigomba kuvuga Imana gusa murimo murabyuka ubwo rero ugasanga harimo umuntu waretse kuza gusenga ngo buriya ngo bazanyaka amafaranga ntabwo tuzakwaka uzaza tuvuga Imana ubundi Imana izayaguhe haleluya ngo bafite ubwitange ngo korane ngo nta izajya ngo nta mafaranga y'ubwitange mufite muzajyeyo nibavuga kwitanga mutange icyo mufite niba nta nicyo ufite uceyo ubu hateye abadayimoni babuze amakorari gusohoka ngo nta mafaranga mufite niba udafite amafaranga uraririmba urimo murabyumva ngo ntabwo ngo tujyayo ubwo rero batumireje umuntu kavuga ngo ariko aho hantu ngo hari inyubako ngo hari inyubako ngo turajya kugira gute niba utajya hari inyubako murajyayo ahantu hari umurimo niho umuntu ajya wigira ubwoba ntabwo Imana itanga umugisha ko umuntu yatanze miliyoni Imana yabaha umugisha mwabahaye 2,000 kuko niyo mufite ntabwo Imana ishinja ku mafaranga ntabwo Imana ikora ibitangaza kubera amafaranga twatanze Imana ikora ibitangaza kubera umutima wacu murimo murabyumvisha ntimuzayobe ntimuzavangirwe ntimuzabwire abigisha mutumira kumva dani umuntu uzatumira baza kwigisha hano muri niba turi agahita avuga ngo mwanze umwoherereze itiki uzahita umuhagarika uzamubwira uti iryo vugabutumwa rihagarike uhite wowe wigisha wowe utewigisha none se ubwo muzaba ngahe uzabaca amafaranga ntimuzayamuhe ntabwo ubutumwa bugurishwa ubutumwa ni ubuntu umwami Yesu yabitangiye ubuntu yanapfuye yanasutse none wowe urabiciye amafaranga Pawulo ntabwo yasenze kubera amafaranga yasenze kubera umwuka wera haleluya uzavuga ngo yewe ngo mutanga 40,000 ngo sinzaza ngo nigaturira vuna uzavuga ngo n'ibivuna byihorere ntuzabura umugabo wowe haguruka uzahita wigisha wowe uzabica amafaranga vuga ngo no uyebutse se kubera iki aho umwuka wera ashobora kudutegeka tukagukorera ikiruta amafaranga wakora ubukwe tugahita tuzana imodoka 50 bose batari byiza aba babyeyi mwese mugakenyera imikenyero isa kubera umwana wacu wa niba turi wakoze ubukwe mwese mugakodesha imikenyero isa tugakora keke nini tukibira noneho wabica amafaranga ntabwo bitwara ikintu cy'ingenzi ni ukuzura umwuka wera haleluya ugasanga hano mu giterane umushumba yahangayitse yabuze korari ngo nuko guhabwa ubwitange ngo abantu ngo nuko ntabwo bazajya mu kubona ubwitange iby'ubwitange si Imana ishingiraho Imana ishingira kuri wa mutima w'umuntu waje ntimuzacike mu rusengero ngo kuko batanga icyatsi n'ubu gifite uzagitange n'ubutagifite nta kibazo ufite n'ibijuru
nibashyire igitubisho hano mushyiremo amaturo n'utayafite ntuzayashyire. Ntabwo icy'ingenzi ari amaturo. Imana irashaka umutima wawe. Imana irashaka kugukiza abadayimoni bakuboshye. Imana irashaka kugukiza indwara. Ntabwo Imana yabatumye amafaranga, ahubwo irashaka ko mukizwa. Murabyumvise neza? Muzajye mwivuga butumwa mwuzuye umwuka wera, musenga, muririmba, musenga. Iyo umuntu yasenze kandi akaririmba arubahiriza gahunda. Mumwe murabyumva? Ntabwo yica gahunda, ntabwo avangirwa, ntabwo akora ibintu bitaba muri Bibiliya, ahubwo aba ari umuntu usobanutse. Haleluya. Ngiye kubasabira undi mugisha. Badayimoni batwaye abantu benshi amasengesho yo mu rugo. Basabira amasengesho yo mu rugo. Amasengesho yo mu rugo muyagire menshi. Noneho ikindi, nuba abantu mubana badasenga, wowe uzajya usenga nijoro uri mu gihe uzengurukiye. Uwicecekeye ariko uri gusenga. Ugira gutyo. Uri murabihambira, uri mwirukana ibirwara, uri mwirukana imigambi y'abarozi. Nimudahaguruka ngo musenge, abadayimoni bazabica nabi. Ubu hari abadayimoni barakaye ngo ntuzaseke, ngo ntuzishime, ntuzapfe nabi, ntuzagire urugo ruzima. Nimudahaguruka ngo musenge, abadayimoni bazabicira mu mbago, ariko nidusenga imbago zizaturika. Muhe Imana amashyi y'umutima. Kandi niwiringira abana b'abantu uzaseba, ariko niwiringira Imana izakwereka ko ari Imana. Nubwo uvuga ngo abantu ngo baranereranye, ngo abantu ngo ntibanyitaho, ntuzajye uvuga gutyo, uzajye wibwirira Imana izakwitaho. Uwo wahamagaye ntakwitabe, uzahamagara Imana izakwitaho. Uwo wagujije ntakugurize, uzabwira Imana izakuguriza, ikwiyere n'iby'ubuntu. Haleluya. Uwagusuzuguye niba hari yaragusuzuguye, hamagarira Imana izakubaha. Jewe Imana yanyubashye, nuko mwese mwasuzugura ntacyo bitwaye. Mwumve Imana amashyi, Imana irakubaha. Haleluya. Iminyururu uvuge ngo ya bose iradohoka, imiryango irakinguka. Haleluya. Abantu bose bati mbese nawe byakubayeho, bati nibyo byabayeho, iminyururu iracitse. Amasengesho azaturitse iminyururu. Si umwariza tugasenga, umwariza tugasenga, dusenge, gusenga birakora. Haleluya. Umusirikare ahita avuga ati imiryango irakingutse, tubagiye. Agiye kwiyahura, Pawulo ati muretse wikwigirira nabi, kuko gusenga tuzababarira n'abatugirira nabi. None se bita ati murahare, tuti twese turahareza nitaruzuba rurebe. N'abandi bose iminyururu yacitse ntibagenda, bati kubera Imana iri hano ntawe wapfa gusibya iri teraniro. Araza aramurika, asanga bose baruzwe. Ati none se ubu nkanjye mbigenze? Aravuga ngo batware. Nari nababwiye ngo amasengesho azatume wubahwa aho wasuzuma. Aravuga ngo batware. Ubu ni wandi waciyeho imyenda, ni wandi wahondaguye, aravuga ngo batware. Imana iguha agaciro mu iwanyu. Imana iguha agaciro imbere y'umugabo wawe. Imana iguha agaciro ku mugore wawe. Imana ituma abana bawe uvuga bakumva. Iguha agaciro. Uwo mugisha ndawubasabiye sinzi impamvu. Batware n'umuhange ngirene. Uwo nafande uri mubazi mbohe. Batware mbigirene. Pawulo ahita amubwira kwizera Umwami Yesu. Ntabwo yamubwiye ngo waduhemukiye, ntabwo yamubwiye ngo wadukubitirana iki, yaramubwiye ati zera Umwami Yesu. Imana igiye gukoresha n'ibigeragezo mwahuye nabyo kugira ngo itabare. Wigira ibibazo ngo kuko Imana yakugerageje cyane. Warageragejwe cyane kugira ngo Imana izamutabare cyane. Haleluya. Kubera yuko mu bintu byafashije hano kubyara hari n'ibitutsi bya mbere. Hari igihe Imana iguha inzu vuba bitewe n'uko umupanga yakumereye nabi.
kugira ngo Imana icecekeshe urusaku irabanza ikareka rukagwira. Muhumure ibibazo Imana byegeranya kubaneho byinshi hanyuma izaze byirukanire rimwe. Byirukanire rimwe. None se ubu ngubu ko twabababaje cyane tubigeze gute? Imana ikikibu ngo agenda ashaka imiti nijoro agare abiyobora bapfa. Muhumure Imana umusaza atwumva. Amina. Bw'amasengesho basinzi no mubyumvise. Haleluya. Abajyana mu rugo ngo bomore kuma murebe ariko agenda avuga ati komera wihangane cyane ndavuga bisabate akajya kona kubabaje yari wihangane ari mu rumora Paulo we sikovu y'amaraso yowe ihangane tizabrakora tirambura ivi gutya cyane nongere makanda komera ati korobete timadaza muti hano dore kino gisebe kiri kumurya kanda hano Paulo nawe ati nyomora niwe wakubise tiki. Haleluya. Tekereza uwo gukubise arimo kuvuga Imana izaguye kubaho. Haleluya. Arangije Imana imucanye n'imande iramubwira ngo shyira inkono bagaburire barashonje mwabakubise batariye. Imana ituma babashyirira inkono barabatekera. Paulo kandi muri uwo mugoroba akora n'umubatizo. Wa mugabo arabatizwa n'umugore we n'abo mu rugo bose. Muri Imana amasha amasengesho. Tugiye gusenga Imana ariko duhere ku bantu bashaka gukizwa n'abantu baguye n'abantu bumva bahubuzima bwabo Yesu. Muri iri teraniro barimo umuntu ushaka gukizwa ubwa mbere yaba arimo umuntu ushaka kuva mu byaha, umuntu ushaka guha Yesu ubuzima bwe. Muzamure ibiganza byawe ko mwaje. Hari igihe baba barimo ndabona umwe babiri batatu ugatataye umuntu ushaka gukizwa no kuva inyuma y'itora yewe bose bari gusengera muze gasengera bari kwegera uza gusenga urushe ugataha ijuru ryakuruye Uwimana amashe kubabara Mungkin kami sama sekali Rebati, bila baruhura umuruho mwazanye ntabwo musubiza. Iyi ni inzu y'amahoro. Haleluya. Ahantu babasuzuguye twebwe tugiye kububaha. Niyo mpamvu ugiye gusaba iterambere ryose bagahaguruka kugira ngo tubahe ubutumwa. Tubasengere tubakunze. Imana yo mwishuri bababazi. Imana yo mwishuri bababarire. Ubwenge bababarire. Ibahereze imbaraga. Ibashoboze. Nesha ibyabaneshaga. Mana data wa twese uri mwishuri. Izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Turaseze kugira iminyururu. Yabiboshye bano bagabo. Bari barushe. Nibaza bazaruhuka gute? Nibaza bazaba abakristo gute? Ariko kuri iki gitondo ijuru rirabikoze. Hano natwe twakirishwe. Hano twaboneye amahoro. Hano twakiriye inkuru y'agakiza. Twabonera muri Kristo Yesu. Hano twagiriye agaciro. Bene wacu bataduhaye. Imiryango yacu itaduhaye. Amafaranga itaduhaye. Ariko twaboneye agaciro mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana niho twaboneye agaciro. Niho twakiriye indwara z'ibyaha. Niho twakiriye indwara z'abadayimoni. Niho twakiriye indwara z'imyanda. Niho twakiriye indwara z'ibiroshi. Mu nzu y'Imana niho twakize abadayimoni. Bakarande. Za karande z'iwacu. Twazisize ku musambi tutukamye. Nirukanye imyuka mibi. Izina rya Yesu. Uhere nonaho ubohoke. Uhere nonaho ubahwe. Uhere nonaho bagira agaciro. Uhere nonaho ibyapfuye bizuke. Uhere nonaho byari byaranze byemere. Uhere nonaho bagira amahoro mu mutima. Nirukane imigambi ya Satani. Nirukana Satani ku buzima bwawe. Nasabye ngo amaraso Yesu ababonekeho. Urakoze Mana kuba babariye. Iyi nzu bashoboze kuyigumamo.
ubashoboze gukiranuka, ubashoboze no kubatura bihane by'ukuri mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mubaganirize mubandike kandi reba abadiyakoni n'aba bagabo batura ibyaha musenge bafate neza nigaruka muzaba amazina y'aba bagabo mubashakire n'ingero bazajya bicara bw'Imana amashyi yatumye aba bana n'uwo mu mugongo n'uwuzi ko ari no mu nda nawe umuzane, n'uwo mu nda nawe turamusengera, n'uvi mu nda umuzane, n'utabasha kwigenza umuzane. Uyu ni umugisha ukomeye cyane ko abenshi muri twebwe ntabwo abana bacu batuzanye gusenga turi mu mugongo ntabwo abadamira mwebwe mwagize umugisha cyangwa wakijwe nawe ntabwo waje hano nk'ubu. Uyu ni umugisha rero ntagukeneye gusengera abana. Aba bana tugiye kubasabira ubwenge mu ishuri, tugiye kubasabira disipurine, tugiye kubasabira ikinyabupfura, mwarimu avuge wumve. Mureke kwirirwa mushushanya Mbappe na Ronaldo na Cristiano ntimuzamukubaza mu kizamini. Mwige imibare, mwige igifaransa, mumenye ikinyarwanda, mwige icyongereza, mumenye fizike, Imana ibarinde kurangara. Mureke kugenda mutoragura murangara, imyuka mibi ibaveho mu izina rya Yesu. Umubyeyi nagutuma icyo agutumye aba ari cyo uzana. Ntukavuge umubyeyi yavuze. Mama wa navuga ujye wumva icyo avuze ugikora. Papa navuga icyo avuze ugire gute ugikora. Imana izabahe minerivare, muzige neza, ntimuzarware, ntimuzazigame, ntimuzagwigire. Imana izabahe igihagararo gikwiye. Haleluya. Mana Data wa twese uri mu ijuru, dusengeye aba bana, turabasengeye kugira ngo ubahe umugisha, ubahe umugisha ijuru ritanga, ubarinde kurangara, ubarinde imyuka mibi yateye tuma abana batumva, tuma abana barangara, ababyeyi bakavuga, abana nabo bakavuga, abana batumva icyo byari bavuze, bakarangara, ntibandike note, amakaye bakayaca, ibyo babahaye byo kwigiramo bakabita. Ubwo burangara ndabwirukanye mu izina rya Yesu. Abantu bahuganye mu ishuri, bamenye imibare, bamenye fizike, bamenye icyongereza, bamenye igifaransa, bagira umugisha, bagira umugisha, bagira umugisha. Basengera abana batoya bakure neza, barindwe indwara, yagira abana barwara n'abarwayi ndabasengera ngo bakire muri iki giterane. Iminyururu yagaribesha abana ibohoke, aba bana bishime, aba bana baboneho neza, babone imico, bambare neza, baryame heza, birukane ubukene mu izina rya Yesu. Ahubwo ijuru ribikore. Iyi miryango igira umugisha kuri aba bana, umugisha w'Imana turawusabye kuri aba bana. Nirukanye umwuka w'ubwomanzi, nirukanye kujya mu biyobyabwenge, nirukanye umwuka w'ubusambanyi mu bana, nirukana ubujura, nirukanye kwiba, kubesha, ndakirukanye mu izina rya Yesu. Turasabye mu mugisha w'Imana ngo aba bana bazagukorere, bazaririmbe, bazasenge, bavuge ubutumwa, basabe impano z'umwuka wera, basabe kubatizwa mu mwuka wera. Haleluya. Tumukomere amashyi kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Twamurukiye bitera haleluya eshatu mwese uko muri hano hejuru. Iya mbere, iya kabiri, iya gatatu,
icyifuzo abona kimugoye cyane yibaza uko bizagenda. Ngwino nawe upfukama ahangaha, ngwino nawe upfukama, ngwino nawe upfukama. Iminyururu icike uko bizagenda ijuru rirabizi. Imana igiye kuguhesha agaciro, Imana igiye kuhumura bwiza. Imana ushaka urire, niba ubabaye cyane urire, amarira yawe ijuru rirayabona, agahinda kawe ijuru rigiye kukabona. Imana ijya ibabarira, Imana ijya yeza, Imana ijya ikuraho ibifatiro abadayimoni bashizeho ijuru rikazisenya. Imana igukorera igitangaza kubw'amasengesho y'Icyumweru. Izi mbaraga zo kwezwa, Imana twayisabye kwezwa, tugiye no kuyisaba umugisha. Mana Data wa twese uri mu ijuru, reba abana bawe muri ibyavuze ibibazo byabo byose ubizane. Umwami wacu Yesu nta kintu kimunanira. Ibi byifuzo ndabisengeye. Hari ababuze bombi icyo bakora, twabuze n'inzira, twibaza aho binyura twahabuze, ariko ijuru ritweretse ko ahantu bigiye gukorekera ari mu gusenga no kuririmba. Natwe turasenze muri uyu mwanya kugira ngo iminyururu yari ituboshye, inyatsi zari zituriho, imigozi yari yatuboshye, imbago bari badushyizemo, uyu mwanya amasengesho rwanda nabyo inzuzi mwoye baducingiraniyemo, uyu mwanya barageza akingure, ahandi akingura akinguke. Abashomeri b'abagezi, abatarabyara babyare, abashushubikanishwe, abari bagiye gusenga, ingo zabo zari zirangiye, ijuru risubake, twaze agasuzuguro k'abadayimoni. Yukamira ibitsindwe, cyubahiro kibi cy'Imana, cyubahiro ni kibi cy'Imana. Hari abasuzuguwe benshi, nk'uko na Pawulo basuzuguwe, ariko baramusuzuguye, bazaza bapfukame bavuge ngo batware. Natwe tubigenza gute? Tubona aho duhera tubabwira Imana. Aba bantu basengeye kugira ngo bazavuge Imana, babwira abantu babasuzuguye ko bafite Imana. Ndasaba kugira ngo umugisha wawe aya masengesho azatuma abantu benshi bakizwa, abo mu miryango yacu bakizwe, abaguye babyuke, ibitangaza bikoreke. Haleluya! Ibitangaza bikoreke, emigeni yishurwe, ababa mu nzu bakodesha bubaka inzu zabo, abantu barwaye indwara bayoboza arizo bakire, ibi birori bikoreke. Haleluya! Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo iyi minyururu ibaveho, izi ngoyi zicike, iyi miryango iciruke. Turabyizeye mu izina rya Yesu umwami wacu. Ibyo bitumye tugukomera amashyi tugushima tubikoze mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Bose baravuga bati amen. Nigera ku migisha muzajya muyakira muvuga muti amen. Ikintu kimwe Imana izabaheraho umugisha, imigisha iri hano mu Balewi igice cya 26. Haravuga ngo nimuhora mwumvira amategeko yanjye, mukitondera ibyo nategetse, mukabyumvira, hari ibintu bigiye kuba, hari ibintu bigiye kukubaho, hari n'ibintu bizaba ku gihugu. Icya mbere, nzajya mbavubira imvura mu bihe byayo. Vuge muti amen. Ubutaka buzajya bwera imyaka yabwo, ibiti byo mu mirima bizajya byera imbuto zabyo, ihura ryanyu rizageza mu isarura ry'inzabibu, iryo sarura rizageza mu ibiba. Muzajya murya ibyo kurya byanyu muhage, mube mu gihugu cyanyu amahoro. Muvuge cyane muti amen. Haleluya. Ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana no kubana n'Umwuka Wera nibibane namwe mwese none n'ibihe bidashira. Amen.